Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Bana b'Imana, nimuhumure tugane Yesu soko y'agakiza. Umurongo wacu kuri YouTube witwa Buri Munsi. Tuvoma amazi atanga ubuzima buri munsi, turwana intambara y'ukwemera tugana Yesu ubuzima nyakuri. Turabifashwamo n'amasomo kuri wa gatatu w'icyumweru cya 18 tariki 4 Kanama 2021. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'Ibarura umutwe wa 13 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2 n'umurongo wa 25 kugeza ku 33, ndetse n'umutwe wa 14 umurongo wa 1 n'umurongo wa 26 kugeza ku 29, wa 34 kugeza ku 35. Mu butayu Uhoraho abwira Musa ati, ohereza abantu bajye gutata igihugu cya Kanahani, ngewe ngabiye Abayisiraheli. Ubutasi bw'icyo gihugu babumazemo iminsi 40. Bagaruka i Kadeshi mu butayu bwa Parani, bahasanga Musa, Aroni n'imbaga yose y'Abayisiraheli. Bababwira iby'urugendo rwabo, banabereka imbuto zo muri icyo gihugu bavuyemo. Batekereza Musa iyi nkuru bati, twagiye mu gihugu twoherejwemo, dusanga rwose ari igihugu gitemba amata n'ubuki, mbese dore n'imbuto cyera. Ariko rero abantu bagituye ni abanyamaboko cyane, imigi yabo ni ibigo bigari bikikijwe n'inkuta z'amabuye. Twahasanze kandi n'abuzukuru b'Abanaki, Abameleki batuye mu ntara ya Negevu, Abahiti, Abayebuzi n'Abahemori batuye mu misozi, naho Abakanahani batuye hafi y'inyanja no ku nkombe z'uruzi rwa Yorodani. Kalebu acecekesha imbaga yari itaramiye Musa agira ati, reka tugende tuzamuke twigabize kiriya gihugu, nta gushidikanya ko tuzagitsinda tukakigarurira. Ariko abari bajyanye na Kalebu muri ubwo butasi baramusubiza bati, ntidushobora gutera bariya abantu kuko baturusha amaboko. Ndetse batanya no kugayira cyane Abayisiraheli icyo gihugu bari batase, bavuga bati, igihugu twazengurutse kugira ngo tugitate, twasanze ari igihugu cyica nabi abagituye, kandi n'abantu twahabonye n'abagabo barebare b'inkorokoro. Twanahabonye b'abantu b'ibihangange bene Anaki bo mu bwoko bw'abantu b'ibihambati. Imbere yabo twumvaga turi nk'inzige, kandi ko kubwabo niko babonaga tungana. Imbaga yose yishyira hamwe irasakabaka, ndetse irarira ijoro ryose. Uhoraho abwira Musa na Aroni ati, nzihanganira imbaga iteye icyangiro idasiba kunyiterura aho ngeze ryari. Numvise neza amagambo y'imyijujuto Abayisiraheli badahwema kuntera. Ubabwire rero uti, ndabirahiye mu izina ryanjye Uhoraho nyir'ubuzima, nzabagenzereza ibihuje n'akabavamo niyumviye. Uwo ni Uhoraho ubivuga. Mwebwe mwese ababaruwe mugejeje ku myaka 20, mwebwe mwese abanyiteruyeho uko mungana, ni muri ubu butayu intumbi zanyu zizagarama. Mbese ku minsi yabaye 40 yo gutata igihugu, umunsi umwe nzawubaraho umwaka, maze mu gihe cy'imyaka 40 muzashengurwe n'intimba y'ibyaha byanyu, maze muzamenyereho icyo ari cyo umugayo wanjye. Ngewe Uhoraho ndabivuze kandi ndabirahiye, nguko uko nzagenzereza iriya mbaga iteye icyangiro yampagurukiye. Amaherezo yabo bose naha mu butayu niho bazagwa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 106. Uhoraho ratwibuke wowe ugira neza umuryango wawe. Koko twaracumuye nk'abasekuruza bacu, twaragomye duteshuka inzira. Abasekuruza bacu mu Misiri ntibigeze bumva ibitangaza byawe, biyibagiye impuhwe zawe nyinshi. Ntibatindingagije kwibagirwa ibikorwa by'Uhoraho, ndetse ntibarindira ko yuzuza umugambi we. Batangira kurarikira ibyo badafite, maze bagondoza Uhoraho mu butayu. Bibagiwe batyo Uhoraho umukiza wabo, we wakoreye Misiri ibintu bikomeye, ibitangaza mu gihugu cya Kamu n'akataraboneka ku nyanja y'urufunzo. Yari mu migambi yo kubatsemba iyo Musa intore ye atamwitambika imbere ngo abuze ubukana bwe kubarimbura. Uhoraho ratwibuke wowe ugira neza umuryango wawe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yesu Kristo uko yanditswe na Matayo umutwe wa 15 umurongo wa 21 kugeza kwa 28. Muri icyo gihe Yesu yerekeza mu karere ka Tiri na Sidoni, nuko Umukanahanikazi ava ku nkiko y'icyo gihugu atera hejuru ati, mbabarira Nyagasani mwana wa Dawudi, umukobwa wanjye yashegeshwe na roho mbi. Ariko Yesu ntiyagira icyo amusubiza. Nuko abigishwa baramwegera baramwinginga bati, mwirukane kuko adusakuza inyuma.
ariko we arabasubiza ati nta handi noherejwe kereka mu ntama zazimiye z'umuryango wa Isiraheli. Ariko uwo mugore aramwegera aramupfukamira avuga ati nyagasani ntabara. Aramusubiza ati ntibikwiye gufata umugati w'abana ngo ujugunyire ibibwana. Umugore nawe ati ni koko nyagasani, ariko n'ibibwana bijya tuvungukira tugaho abashebuja bafunguriye. Nuko Yesu aramusubiza ati wa mugore we, ukwemera kwawe kurakomeye, nibikumerere uko ubishaka. Ako kanya umukobwa we arakira. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Wa mugore we, ukwemera kwawe kurakomeye. Yesu Kristo akuzwe bavandimwe. Yesu soko y'ubuzima naganzi wacu, tumubone tumwereke abandi buri munsi. Hari imvugo nziza igira iti intwari si yarutangije ahubwo intwari ni yarusoje. Urwo nuruki urugamba, le combat. Umukristo wese iyo ava akagera ni umusirikare wa Kristo. Rero umusirikare wese uri ku rugamba asabwa gutwaza, kudacika intege no gukomera ngo asoze neza urwo rugamba. Ab'intwari ntawishimira kuba ikigwari. Ingingo remezo y'amasomo matagatifu y'uyu munsi yitwa le combat spirituel, intambara ya roho, intambara y'ukwemera. Ubwo tuza kumva ikibazo cy'ubuhakanyi, l'incrédulité, aho ni mu isomo rya mbere, bikazitira ukwemera. Naho mu ivanjiri ho tugatangara nyine ubutwari bw'umugore n'ukwemera afite bizamugeza ku mukiro, la foi qui conduit au salut, ukwemera gukiza. Mutagatifu Yohani Maria Vianney Saint-Cyr d'Ars, umurinzi w'abapadiri duhimbaza none kuri iyi tariki, ari kuvuga ku isengesho la prière, isengesho rituganisha ku Mana rigatuzirikana Imana. Ati l'homme est un pauvre qui a besoin de tout demander à Dieu. Amen. Ngo umuntu ni umukene uhora ukenera Imana, buri gihe ukeneye kuvana no gusaba byose Imana. Amen. Urakoze Mutagatifu Yohani Maria Vianney kudukebura mu isengesho ryacu. Padiri rero, muyobozi, muganga, mwarimu, mubyeyi, mwumvise ko ntacyo wageraho atari Imana ibiguhaye. Ukenera Imana buri munsi, avoir la soif de Dieu. Buri munsi rero n'ugukenera Imana. Ndi umukene ukenera Imana buri munsi. Byumvikane ko ntabaho ndafite Imana. Ukwemera n'urugendo rurerure. Bakristo bavandimwe, reka dukore uyu mwitozo dutekereze kuri urugendo rwa Kagenzi na bagenzi be mu ishyamba. Ngo umunsi umwe mu mujyi umwe bari babayeho neza cyane mu mudamararo, binywera kandi birira nta kibazo bafite, no stress. Nuko rero umunsi umwe mu bigega by'amazi yabo bajya kuvoma bagatangira kubonamo imyanda, ibyondo, isayo. Ibyo rero biba iminsi ibiri, ari uguteka, ari ugukaraba, ari ukunywa amazi, gufura n'ibindi byose bikenera amazi. Ntibyaba bigikunze, ntibyaba bigishobotse, kuko nyine ayo mazi yari yanduye. Noneho hakurikiye ko inzara itangira kwica nyine abaturage, umwuma n'umwanda biba byose muri uwo mujyi, akavuyo, isayo, ubuzima burahagarara pe. Hashize iminsi ibiri na bya biziba byajyaga biza ntibongera kubona habe n'umutonyi. Ubusanzwe ariko abaturage b'uyu mujyi usibye ko babonaga amazi yizana bakayakoresha uko babyumva kandi uko bashaka, nta n'umwe wari warigeze muri bo ashishikazwa no kumenya aho isoko iherereye. Nuko rero ikibazo kimaze kuba ingutu muri uyu mujyi, abagabo 10 bariko no mu ishyamba bayobowe na Kagenzi ngo bajye kureba ku isoko. Nuko bagenda bashakisha muri urwo rugendo. Ku munsi wa mbere bari mu nzira, imvura y'amahindi irabanyagira. Nuko babiri muri bo bisubirayo ngo wasanga ikibazo gikemutse ubwo imvura iguye. Abandi 8 bakomeza urugendo bashakisha. Bageze mu ishyamba ry'inzitane nabwo, aho bari bizeye isoko, batangiye gucukura, inzoka ihitira umwe muri bo. Nuko 3 n'uwo inzoka yarumye bacika intege ngo bisubire iwabo mu rugo. Ubwo murumva ko hari hasigaye 4 gusa. Nuko bakomeza urugendo bashakisha. Bageze mu nzira nanone inzara irabakubita, dore ko ibiribwa bari bajyanye byari bimaze gushira. Nuko babiri bandi barigarukira, hasigara Kagenzi n'undi mugenzi w'umwe gusa. Bakomeza bashakisha iyo soko. Ubwo bari bageze ku munsi wa 3 bakiri gushaka. Bagiye kubona babona imbere yabo mu ishyamba, babona inyamaswa iryamye, bakeka ko ari intare. Nuko bagira ubwoba bwinshi. Wa mugabo w'inda ariruka ngo asubiye iwabo wataza guhasiga ubuzima. Kagenzi warakomeza aratinyuka, ageze imbere arebye neza ya nyamaswa asanga ari agahene. Izindi nyamaswa zatanyaguje zirakarya ariko ntizakarangiza. Nuko Kagenzi ako gahene kasiga kagira impamba, arebye hirya gato aho ngaho abona ikidendezi cy'amazi. Nuko aratangira aracukura, asanga aho ngaho hari iyo soko.
inyamaswa zagiye ziharwanira, imvura yagwa isaha ikazibya ya soko ikuzura ibyondo. Nuko kagenzi ahita akora isuku arahazibura, ubundi amazi yongera gutemba agana muri wa mujyi nkuko byari bisanzwe. Nuko kagenzi n'ibyishimo byinshi asubira mu mujyi we. Abaturage bamubonye bitewe nuko nyine bari batangiye kubona ya mazi, bamuha ishimwe n'imidari, batangara ubwo butwari yagize. Mu bagabo 10 bose bari bagiye, akaba ari we washoboye kugera ku isoko kandi akayibona, agakemura n'ibibazo abaturage nyine bari bafite. Nyuma y'iminsi 3, c'est ça le combat spirituel. Nukurwana mpaka usoje urugamba, nukugenda mpaka ugeze ku isoko, nukuba kagenzi buri munsi. Kwese turabagenzi hano ku isi tujya mu ijuru dusanga Imana. Umukristo rero nuhora mu nzira, inzara y'ukwemera, aho rakenera Imana, nta kurambikana gatoya, nta gusinzira, nta kurangara ngo narashyikiriye, ngo nta kwivuna. Muvandimwe, buri munsi nuguhora ukenera Imana. Mugani wa Mutagatifu Yohani Maria Vianney, nuguhora uri kagenzi. Kumvise mu isomo rya mbere abameze nk'abagabo bagarukiye mu nzira kubera ubwoba, gushidikanya, bagahinyura ijambo ry'Imana, Imana y'isoko y'ubuzima. Ubwo bagize bati, mu butayu Uhoraho abwira Musa ati, ohereza abantu bajye gutata igihugu cya Kanahani, njyewe ngabiye Abayisiraheli. Amen. Ijambo ry'Uhoraho ko agabiye Abayisiraheli igihugu. Bavandimwe, nubwo Imana yaduha byose, ariko natwe idusaba gushyiraho kacu uruhare mu mukiro wacu n'uwabagenzi bacu. Kugira ngo dukire, Imana ikeneye uruhare rwacu. Kurwana mpaka, gutirara ngo twaradamaraye dawe, nk'abari abaturage bo mu mujyi wa Kagenzi batazi isoko nahiba. Uko kurwana nuko kugenda biganisha ku ntambara ya roho, intambara y'ukwemera. Uko turwana n'ibishuko mu nzira y'ukwemera mpaka tugeze ku Mana soko y'ubuzima. Mu mizirindwi y'icyaha haba umuzi bita ubunebwe, la paresse, kugira umwete muke, gucika intege, bacikira intege mu nzira. Babagabo mbwa banyagirana n'abandi bati twashize twaboze. Ibyo bishuko bya Sekibi rero biganisha ku kunangira umutima, gushidikanya, l'incrédulité. Aribyo bigaragaye ku Bayisiraheli muri iri somo. Muri kwa kujya gutata igihugu barekura urugamba, bangakomeza barwanira igihugu. Kumvise aho Kalebu w'Umuyisiraheli yaciwe intege na bagenzi be, twajyanye n'abagabo 10 bajyanye na kagenzi ku isoko, ariko bakamusiga wenyine bakagarukira mu nzira. Ubwo bagize bati, Kalebu ati, reka tugende tuzamuke twigabize kiriya gihugu, nta gushidikanya ko tuzagitsinda tukakigarurira. Ariko abari bajyanye na Kalebu muri ubwo butasi baramusubiza bati, ntidushobora gutera bari abantu kuko baturusha amaboko. Ibaze mubyeyi, ngubu bwabonebwe babyeyi, kudashyika ku ntego, kugandisha imbaga. Umwongereza ati, try and fail, not fail and try. Muvandimwe, banza ugerageze, il faut essayer. Nunatsindwa ariko wagerageje. Abaswa, abanebwe ntibashaka no kugerageza. Niko mubyeyi, Imana yaguhaye ibiryo, urengera utegereze ngo izaguhe n'ifurushati ngo ubone kurya. Imana yaragowe babyeyi. Imana irababara igihe duhaye ijambo ry'ikizere, kandi mu nzira n'ubundi mu rugendo n'ubundi Imana ikomeza kudufasha. Ntabwo rero turi twenyine. Rero nuguhata mpaka tugeze ku isoko nka kagenzi, kaba nubwo yasigara ari umwe. Mu Ivanjili y'uyu munsi twabonyemo urugero rwiza rw'umugore w'umunyamwete twageranya na kagenzi. Yewe kaba nubwo bamuca intege bakamubuza, ariko arahata mpaka yigereye ku isoko. La source Yezu. Nguru urugero rwo kwemera, urugendo rwo kwemera rudushyitsa ku Mana. Rero nta kugarukira mu nzira no guhata inzira ibirenge. Uyu mugore yari afite ikibazo cy'umukobwa wari urwaye, yifuzaga ko Yezu yamukiza, ariko yari afite n'inzitizi nyinshi zamuzitiraga zikaba zamubuza uyu mukiro. Icyambere ko yari umunyamahanga, kandi umukiro kwikubitiro wari ugenewe Abayisiraheli bonyine. Indi nzitizi ya kabiri ni ababigishwa, ubwo bagize bati, mwirukane kuko adusakuza inyuma. None ikindi gitangaje navuga cya gatatu nuko yari umugore. Muri iki gihe cya Yezu abagore barasuzugurwaga pe. Ibaze nawe imiziro yose n'indi minshi twageranya bya bisitaza muri rwa rugendo rwa kagenzi, imvura, inzoka, inzara, intare cyangwa inyamaswa byateye ubwoba bari bajyanye na kagenzi, bigatuma bagarukira mu nzira. Nyamara kagenzi we akemera kubirenga, agakomeza mpaka ageze ku isoko. Yezu nawe muri Ivanjili agiye kurenga izo mbibi zose, izo nzitizi za kirazira. Mugani w'abakristo ngo kiliziya yakuye kirazira, maze Yezu akiza wa mukobwa w'umunyamahanga kubera impuhwe ze. Kumvise uburyo umunyakananikazi ahamya ukwemera kwe imbere ya Yezu, ubwo Yezu yaramubwiye ko bidakwiye gufata umugati w'abana ngo ujugunyire imbwa. Wa mugore akamusubiza ati,
nyagasani n'ibibwana biryo tuvungukira tugaho bashebuje abafungurira. Amen, amen. Nguko kwemera kwacu twese abakristo tugomba guhamya ko Yezu ari muzima wese mu isakamento ry'Ukaristiya. Uri muzima Yezu kandi urakiza. Yezu niwe soko y'ubuzima mu isakamento ry'Ukaristiya, umugati w'abana b'Imana. Birabaje kuri isi bavandimwe, hari abantu benshi bacitse intege mu rugendo rwo kwemera kujagajega mu Kristo. Abandi benshi bararambitse bameze nk'ubutaka bw'agasi bwabuze amazi bukumirana. Bene abo bakristo baho mu gihururu, ubukristo bw'agahararo, bameze nk'abari abaturage bo mu mujyi wa Kagenzi, babeshwaho n'impuhwe z'Imana ntibanabimenye, ntibibuke ko bagomba gushakisha Imana soko y'impuhwe. Ugashakashaka ukagenda mpaka ugeze kuri suruse. Buri munsi ugakora urugendo ugana Imana, ugasukura ya soko umutima wawe, hati sayo ibyondo ibyaha bitaza kukubangamira, ndushobore kubona Imana uko bikwiye. Baca umugani ngo akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweze. No mu Kristo utagera ku isoko ahomba byinshi, hari amakuru nyine atamenya. Niko ko mu Kristo utagera ku isoko, Yezu ahera ku isoko y'ibyaha bakamuhenda, bidatinza agahomba akaba yafunga, agafunga iduka kubera guhomba, bikazarangira bya bicuruzwa byose byarashize byarayoyotse. Umuntu rero nk'uko Mutagatifu Yohani Mariya Vianney abivuga, nuhora ari umukene ukenera Imana buri munsi buri kanya. Mbakubona Imana buri munsi kugira ngo ubeho neza, Imana ikumare ya nyota, ushira inyota n'abandi bashira inyota, mbese nk'akagenzi. Rero bakristo bavandimwe, nimuze twambare intwaro z'urumuri, twambare Kristo, duhate inzira ibirenge, nta gucika intege. Shitani ikintu cya mbere ikora mu buzima ni ukuguca intege. Aha n'abakozi ba shitani bashinzwe guca abandi intege mu rugendo rwo kwemera. Mu Kristo rero ntukemere ucika intege, komeza wihate, nyagasani muri kumwe. Buri munsi rero intambara ya roho, buri munsi intambara ya roho, buri munsi intambara y'ukwemera. Ukarwana n'icyaha, ukarwana n'ingeso mbi, mbakutsinze. Humura nyagasani muri kumwe, niwe uzaguha gutsinda. Ntabwo wowe ubwawe wabyishoboza, ni nyagasani uzagushoboza. Mutagatifu Yohani Mariya Vianney udusabire. Mwese Imana ibahe imigisha n'amahoro. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu. Musigare mwumva ko karirimbo kadufasha kwigana Yezu, yaririmbwe na korali Mwamikazi wa Fatima, Diocese ya Ruhengeri. Yezu mpa kukwigana. Igihe mfite ibyishimo ubu iruhande, ndetse n'igihe ndi mu byago ubu iruhande, sinzigera mwihakana, uri Yesu umwami wanjye.